bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Harimo iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaniye bya Islam, ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga. Islam ni ukuri zadufasha, ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. There's accountability n'ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nk'uko mwaraduhaye RMC na iduha urubuga. Murarufite rwose. Yes. Mufite uriya warukwiye kumumenya ariko imyaka 85 nitwa Sebazungu Yisa. Dufite agahinda kenshi abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakamba kambye umuhanda bate turagupakira bagaterura bakanaga mu modoka. Icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda. Ndakuregera n'ubukene ndakimye cyane, ndashonje mererwa nabi buri gihe. Turacyurirwa, turirukanwa, niduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi neza. Imana iguhe umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro. Ndahamya ko ari umwe mu misigiti 2 cyangwa 3 myiza dufite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabashimira cyane. Ubarikiwe baba wa taifa. Asante sana. Ibyiza biracyari imbere, biraza. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ati byiza biracyari imbere, nibyo kwishimira, nibyo agaciro nk'abayisilamu. Reka dusoze rero ku mwanya nyakubahwa yari yatugeneye, ariko turafata undi muntu umwe muri kira gihande. Protokole niba ihari yadufasha kuduha umuntu umwe muri kino gihande, noneho bakamuha mikro akagira nawe icyo atuganirira n'icyo atubwira. Murakoze. Protokole nidufashemo byihuse. Ongereho undi umwe cyangwa babiri. Murakoze cyane. Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Batamuriza Fauzia, nabaga muri South Korea ariko ubu ngubu ntuye Nyamirambo, ni naho nakuriye Majengo. Ndabanza gushimira Perezida wacu Paul Kagame, warakoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu cyacu, amahanga yose. Jewe navuye mu Rwanda kera, ariko icyanyemeje ko u Rwanda ruteye imbere n'amahanga yo hanze none hasigaye rwifuza, nakinnye filime n'Abahinde n'Abazungu bandi, bampa ibyo kuvuga muri iyo filime, barangije barambaza ariko uva mu kihe gihugu? Ndababwira mva mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Bahise bambwira ngo uriya perezida wanyu turamukunda, igihugu cyanyu gifite isuku, watubabariye ibyo wagombaga kuvuga mu Cyongereza ukabivuga mu Kinyarwanda kugira ngo n'u Rwanda rumenye iyi filime yacu. Narabikoze
ntaravayo no hanze kweri mu Rwanda filime bari barayibonye. Ndashima perezida wacu ku kazi keza ukoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro. Service mu mahanga iyo uvuze kuri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uhita ubona service vuba cyane, ariko kubera akazi kawe keza ukoze n'amahanga yose ashima, niyo mpamvu tugira service vuba. Jewe perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, naje mfite proposal yanjye, nagerageje kubona ukuntu nakugeraho ndabibura, ariko today is my day. Twabonanye. Today is my day. Ndasaba umpe chance tuhure nkohe proposal yanjye. Hari abamfasha mu kazi, ndashaka ko bazagushaka mubonane. Hari abamfasha ku kazi barakwegera, hanyuma bazashyireho uburyo iyo proposal yazangiraho. Thank you so much. Thank you so much. Urakoze cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yatwemereye ko twaha abandi bantu babiri umwanya bafite protokole, rero yadufasha byibuze tukongeraho umuntu umwe bitewe n'uko gahunda zihutirwa. Hano mu cyubahiro hari umusaza wasabye ko tumuha umwanya. Hari umudamu hariyo ugiye wafashe mikoro ugiye kuvuga. Nyuma y'uriya mudamu turasoreza kuri uyu mubyeyi, niko gahunda. Murakoze cyane. Mikoro yanze, mumwihutishirize mikoro. Murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe, Your Excellency. Nashakaga gushimira cyane RMC ko yarateguye iki gikorwa. Ntabwo ari buri gihe umuntu abona Perezida wa Repubulika imbere y'amaso yo kugira ngo tubashe kumubwira directly. Your Excellency, mwatubwiye ko ubutaha mwe muzakora ibyanyu mukaza mutubaza twari icyo twakoze. Njye nashaka gusaba, wenda ndibeshya ariko nibyo nabashe kubona, turasaba RMC ko yashyiraho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly, tukamenya ngo komite ni iyi ngiyi. nk'ubu magazanga kandi umudamu, ariko ntago nzi ninde ushinzwe abadamu muri RMC. Hari abantu batazi ninde ushinzwe urubyiruko, turifuza ko mubidushiraho bikagaragara tukamenya. Hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga, sibyo? Babikora mu bahembe cyangwa ntibubahembe, dukora n'Imana tubone ngo porogaramu ziri gukorwa ni izi ngizi, gahunda iri gukorwa ni iyi ngiyi, kugira ngo habeho nk'uko Your Excellency mukunda kwivuga transparency. Rwose birumvikana, ndetse abantu mukajya mubona aho mutangira ibitekerezo. Ngira ngo ubuyobozi burabyumva. Icyanyuma nashaka kuvuga, nk'uko mu bivuze by'igitekerezo, twashaka gusaba nk'uko mu Rwanda habaho gahunda za leta, habaho na private sector. RMC twemerere mudo amategeko tugenderaho, niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam, yaba ari education, yaba ari business, yaba ari ubuhinzi, yaba ari ubworozi, mutubwire ngo amategeko ni aya ngaya, ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over, kugira ngo natwe tukontribue mu kubaka igihugu. Birasobanutse rwose. Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane, wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza kuba yaravuyeho. Harimo iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga, ntabwo bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya.
indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaniye n'ibya Islam ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga Islam ni ukuri zadufasha ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. There's accountability n'ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nubwo mwaraduhaye RMC na iduha urubuga bararufite rwose nta kintu musaba. Yes, mufite uriya wari ukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi biraza local government. Icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi. Wenda narangiza iyo ibimuga biri hariya nabize kubihisha bariya mureke mwihorere. Gumaho ngaho gumaho ngaho bakuzanire. Gumaho ngaho baraza kuguha ijambo. Gumaho ngaho bakuzanire mikoro. Nawe niba mwashaka ijambo mugumaho baraza kubaha ijambo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibiganiro byacu byaryoshye n'ibyo kwishimira, dushima Imana cyane. Uyu mubyeyi protocol nimuzanire mikoro, bamuzanire mikoro. Ari wa reka arangize hanyuma uraza kukubwira igihe uvugira, reka arangize. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Sheikh Ibata Juma, nkaba ijambo ryanjye ntabwo ari rirerire cyane, ririmo gushima cyane cyane. Nshimira Imana yaduhaye umuyobozi nkawe. Icya kabiri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagushimira ijambo buri gihe ubwira abanyamahanga babandi baba bashaka kutujyana uko bashaka, ukavuga ngo sibo mana. Ririya jambo iyo urivuze na Nyagasani uri mu ijuru arishima cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iryo jambo uzarikomeze rwose. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ahantu bijeje u Rwanda n'abanyarwanda, abashaka kuhasubiza inyuma ni benshi cyane. Ndagushimira ko Sankara na Rusesabagina wabazanye mu Rwanda ukabashyira mu bucamanza kugira ngo bagaragarizwe ko ibyo bakoreye abanyarwanda inyabimata ko Imana itabishimiye n'abanyarwanda ko batabishimiye cyane cyane, kandi ukaba warabahaye imbabazi kubera ko bazi gusabye. Mu izina ry'abanyarwanda ry'abayisilamu bose, Imana iratwumva brema. Imana iratwumva abayisilamu, iyo dutegeye Imana ibiganza Imana iratwumva. Tugusezeranije ko buri gihe mu masengesho dusenge ya rusange n'aya buri muntu ku giti cye, ko tukuri inyuma tugusabira ku Mana kugira ngo uzageze abanyarwanda aho bifuza. Iryo ni ryo jambo ryanjye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Asante sana. Murakoze cyane. Protocol yadufasha guhereza bariya ababyeyi mikoro. Murakoze ku mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mfite agahinda kenshi ko kutakubona, nakwifuje imyaka myinshi. Mfite imyaka 85. Nitwa Sebazungu Yisa.
dufite agahinda kenshi abantu bamugaye turarenganywa buri munsi wagira ngo urakambakambye mu muhanda bati turagupakira bagaterura bakanaga mu modoka icyo kintu cyarambabaje cyane buri gihe kinera agahinda ndakuregera n'ubukene ndakinnye cyane ndashonje mererwa nabi buri gihe turacyurirwa turirukanwa ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government ukurikirana kesi neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro ariko abandi bakakatwiba. Twarabaye cyane. Kwanza okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato. Abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugari bagenderamo bubafasha. Impamvu utabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bati mwagiye mukurikirana mukamenya. Hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Byumvikanye, birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu nta kibazo. Umenye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite nawe ni ibyo navugaga ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari, hari uburyo bwabyo ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu. Mubumve bose hari n'undi wari uje inyuma, mubumve ibibazo byabo, hari uburyo bwo kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Natwe twese twateraniye aha, gahunda rero y'ibiganiro nahangaha. Hari n'abandi benshi bari nayo baze. Murakoze. Gahunda ishyireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo cyari cyo. Protocol idufashe iduhere uyu mwana w'umukobwa mikro. Turafata umwe muri runo ruhande n'umwe muri uru ruhande. Ari hano na hariya hejuru turafata umwe. Protocol idufashe ibegereze mikro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbere ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, n'ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Nari narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi musaza wanjye ufunzwe, afungiwe i Mageragere
yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha, ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho, nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga, muzahora muzitanga. Ndamusabira imbabazi ntazongera rwose, kubera Imana ibibafashemo, mumubabarire aze arera abana be, akorera igihugu, ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe Mageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose, amaze arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo bazabi. Murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera, take note. Protocol bafite mikoro bajyana kuri ruhande, ku ruhande rw'inyuma, naho tukakura umuntu umwe igira icyo abaza. Protocol ishinzwe gutanga mikoro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese abanyarwanda n'abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gerageze muhe n'amagambo kugira ngo abandi inzozi ndazikabije. Ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe. Nabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo bibiri. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari, mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguhe ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Qur'ani, kandi Qur'ani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Qur'ani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nagwasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, nukuvuga ngo ngiye mfite abana 2, biwacu ni ntawo nikora pe. Nabaga mu cyiciro cya 2, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye 2, nanjye ningewe ninjye bahagarariye. Nukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message nyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli. Kandi nukuvuga ngo twatangaga 3,000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite. Sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha. Murakoze. Imana ikomeze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wavigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nkaha cyangwa iki. Muba mukwiye kugeraho mubigeza, bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa, bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. So uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise, kandi turaza kubikurikirana.
ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagira aho duhera, sibyo? Ari hehe wavugaga? Ni njyewe. Byagenze bite? Wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu umuturanyi yaragerageje bamubwira nyine ko bazabasubiza, ubwo nagira ngo nyine barize muri rusange kuko njye nari ndwaye. Sawa. Murakoze cyane. Twareba no kuri uruhande rwa hano inyuma. Protoko yadufasha tukegera n'uruhande, mwareza umubyeyi umwe aho ngaho muha ijambo. Mwihute mugere vuba turebe ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Masumbuko Leoporo Hassani, homoka i Rubavu, mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli. Ubu nanjye banshyize mu agomba gutanga ibihumbi 20 kandi nta mbaraga mfite. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umwanya Imana impaye kugira ngo mbashe kubonana namwe kubera impuhwe yabagiriye, nanjye nkaba nifuza ko mwangirira impuhwe. Nagize icyifuzo cyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu, ubu nkimaranye imyaka irenga 3 ariko sinari nabona ubwo bushobozi. None ku bushobozi bw'Imana nkaba nifuzaga ko ibibazo bibaye bibiri rero. Icya mbere ni icya mituweli, icya kabiri ni cyo mutambagiro. Ibyo ubinyuze muri aba ngaba, abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane. Reka turebe uburyo twabinyuzamo. Abayobozi bw'idini n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza, tukareba ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka bigasobanuka. Murakoze cyane bavandimwe bayisilamukazi duteraniye hano, ndetse namwe mwese twahuriye muri iki cyumba twakira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndagira ngo twigomwe uyu munsi dusoreze hano. Abafite ibyo bifuza ni byinshi, abafite ibibazo bari kubaza ni benshi. Ubutaha insha Allah tuzongera duhure nawe, tuzasubukura aho twari tugeze, ariko uyu munsi tumuhe umwanya abashe gukomeza gukora inshingano z'igihugu cyacu. Murakoze. Murakoze cyane, mugire amahirwe mwese.